amazi yo muri dushe ntari karashikamo neza. Umeze neza ariko? Urarenze pe. Pe. Karame. Gihena yereya. Shiri kugarutse. Nagarutse nyine. Meze akazi se bigenze gute? Bibaye ngombwa ko tunakoze. Hari ikibazo kugiruka budatahize. Abonye isusi usubika akazi. Misenga kashe. Sumeze uti. Ndiba ntazi uko umeze. Umeze neza. Meze bo. Ntabwo ari gusa. Sekonde utari hano? Nta kibazo cyane nacyo. Nta kibazo? Oya. Ntumbeshye ndabona umutima utari hamwe twanahise zuranga mu nzu se bigenze bite? Nta kibazo gihari. Nta kibazo. Ibi ni biki ufite mu matwi ndakubaza? Mpereza ibintu mbonanye mu matwi. Sheri si kuteri. Ndakubaza ngo ibi ni biki mbonanye mu matwi? Nisi sheri si kuteri. Iyi kuteri uyivanye he? Nisi nari nyifite. Nawe rero. Wayumviraga iki? Nisi ndi gucuranga nyine. Wari uri mucuranga iki ndashaka icyo wari uri gucuranga. Nta nkwereke telefone ndi gucurangira. Bayohana. Bayohana. Cara mu ntebe. Umva. Urambwira ibyo wari urimo nyamara. Iki ni iki ndeba hano. Iki ni iki? We. Buretse boss. Menetse iki? Boss. Uhaguruka va hano. Boss. Umva. Boss. Ntabwo rirema. Umva ndo. Oya sheri akusi. Oya. Base waje umuntu kugusobanurira. Ntabyo numusobanurira. Inyana imba nehe. Oya ariko. Yita kumuniko. Boss reka. Yita kumuniko. Sheri nawe rero. Yita kumuniko. Watiza amatwi umuntu akagusobanurira. Ariko mbanza gushyiramo ubu. Bamubwiye ukuntu byagenze ntabwo ibyo uri gutekereza bitandukanye n'ibyo twari turimo boss. Gute? Uroko twanumve. Jewe reka nkubwize ukuri se. Umbwize ukuri mbwira numva ibimbwira. Yes, mbere yuko dukomeza rero kurebera hamwe Intore Nindi season ya 3 part 8 ndagira ngo mbanze nkusabira akantu kamwe ukomeze gufasha BMT Studios uduhereze subscribe. Inkunga yawe ni ingenzi kuri twebwe kandi bituma ibyo dukora bitera imbere. Nuko wenda mwebwe mutapfa kubyiyumvisha ariko muri abantu b'ingenzi cyane muradufasha cyane. Muranyihanganira rero kuri ako gafilme nari nshishijeho ni umuntu twagacishirizeho watusabiye ko twamwamamariza. Yes, noneho mugiye guhita mukurikira akandi gace kagiye gukurikira part 8 ngiye guhita nyibashyiriraho nimurasoza kureba kano ka video. Okay, noneho rero ndagira ngo mbanze ntanga itangazo ritoya ritaza kubangamira abantu. Umuntu wese yifuza kugurura channel se cyangwa gufungura channel ahaherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu, cyangwa se ushaka kugura channel isanzwe ifite abasabu wanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero wakandikaho ni 250 07 80 89 29 01. Ku muntu wese wifuza ko twamwugurira channel se cyangwa twamufungurira channel cyangwa se tukanayimugurisha channel isanzwe ifite abasabu isanzwe ikora ubundi nawe agatangira kwinjiza amafaranga. Naho waba uherereye hose, waba uri muri East Africa cyangwa se uri hanze y'igihugu, waba uri ku mugabane wose waba uriho wumva ushaka channel, ushaka ifite abasabu cyangwa se ushaka ko tuyikufungurira cyangwa se tukayikugururira, watwandikira kuri ya nimero naguhaye kuri WhatsApp. Ndaza kuyishyiraho hano muri screen, muraza kuyandikiraho muyibwire ibisabwa. Nkuko rero nabibabwiye ni wa muntu editinga Intore Nindi
akaba yeditingira muri BMT Studios. Twafunguye channel rero kugira ngo tuze tunyuzaho ibikorwa byacu bya nyuma na mbere yo gukina filime, ndetse nuko mwazaya mutubwira uko abakinnyi bameze cyangwa se uko bitwara, kugira ngo tumenye ibyo duhindura n'ibyo tureka. Ngaho rero mujye muri komenti, munyandikire muri komenti, mumbwire cyangwa se muze kunyandikira kuri WhatsApp yanjye, mumbwire uko mubyumva. Ese Kantore murashaka ko agaruka muri kano gace kagiye gukurikira, cyangwa se tuzakareke kano gace kagiye gukurikira ntazazemo, tuzamuzane mukazakurikira? Ese murifuza iki? Tubakorere ibihe? Murashaka abantu mukunda Kantore muri hehe? Nimba ukunda Kantore, udutima muri komenti, kandi udutima twawe ntituze kujya munsi y'udutima 10 cyangwa se 5. Utwo turaba duhagije kuri Kantore kugira ngo abone urukundo rwanyu. Rero natwe twiteze kubahereza ibintu byiza, kuko turabizi neza ko Kantore, ako naba mbakopeje mbabwiye ko ukuntu Kantore bizagenda, ahubwo mwebwe nimumbwire ukuntu mwifuza ko bizagenda muri sene izakurikira, ubundi nanjye nzagenda mbishyiramo mbyongeramo bitewe n'uko mbona mushaka ko bigenda. Uko niko rero nzagenda mbikora, ariko kambakopeza akantu gatoya ku bintu bya Kantore. Kantore azatabarwa mu gace kazakurikira. Ku bantu wenda mwamusabiye, mwumvishe, mwaranavuze ko Kantore abuze muri iriya filime, mwahita muyireka. Oya, ntimuzayireke, niko filime iba yanditse, kandi nako natwe tuyisohora. Urabona iba yanatuvunnye akenshi, abakinnyi ntabwo baba bakunze kuboneka, ukabona natwe kuboneka kwacu nyine aba ari ibintu bigoranye cyane. Gusa nyine icyo mbifurije ni umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.